icyubahiro cy'Imana kitari, wowe ukaba impamvu yo gutuma Imana yubahwa. Yesu we, kano kantu ushaka raryoshye. Gukorera Imana, kubigira ibyawe, ni igihe uhagaze ahantu icyubahiro cy'Imana kitari, ugasaba umwuka wera akabigushoboza kugira ngo Imana igushoboze guhinduka umwe mu bantu Imana yakifashisha icyubahiro cyayo kiboneka. Haleluya. Urugero ni umukobwa mwiza witwa Esteri. Esteri yari mu gihugu kitazi Imana cy'abanyamahanga, ari kumwe na se wabo witwa Morodekayi uzi Imana. Bari ahantu basabwa gukora ibintu batatojwe, gupfukamira umuntu. Morodekayi abwira Hamani, aramubwira ngo ngiyeho amavi yanjye ntashobora gupfukamira umuntu kuko natojwe gupfukamira Imana. Uyu mukobwa agize amahirwe yo kujya kuba umwamikazi ibwami, aratoranijwe, abaye mwiza. Ntago Bibiliya ivuga mwiza ari ibi mubona ibi, hari ibindi bivuze nzabibwira abakobwa, sibyo? Mutazamwumva ngo Esteri ngo yabaye mwiza ukagira ngo nuko yari afite amatayi. Oya, sibyo. Esteri yabaye mwiza ukagira ngo yari afite mu nda zero, gateye nk'igisabo. Ibyo ni bito. Esteri yari mwiza mu bundi buryo. Alo. Yari mwiza mu bundi buryo bwo mwibanga. Hari ibintu bibiri basaza bacu bajya babaza bikomeye iyo bari gutereta. Bibabwire. Oya, bahita baza. Badahita baza kubabaza. Ndabiretse. Wowe ushaka nsange mu gikari. Ariko kimwe muri byo ngiye kuvuga kitafite icyo gitwaye, ni iki Esteri yari afite. Azakubaza ngo sheri, uri isugi cyangwa byararangiye? Azabikubaza. Niho mutangira kurya imihoye, nzagusubiza ejo, nzakubwira ejo sheri. Uzabimusubiza, numubeshya uzarusenya. Uzagira gute? Sheri, niba ari umunyamwuka yarakijijwe rwose, azakubwira sheri, o Pole, basi wanyuze muri izo nzira zigoye z'ubuzima Pole, ariko gahunda ndayikomeje, ndacyahari. Iyo ari umunyamwuka, iyo atari umunyamubiri. Alo mami, ibintu byo bivuga sibyo? Sawa, uzabisobanura, uzabivuga. Hanyuma gukorera Imana ni igihe uhagaze ahantu icyubahiro cy'Imana cyabuze, ukagerageza gutuma Imana ihabwa icyubahiro. Kandi ndabona mufite intego nziza yo gutuma Imana ihabwa icyubahiro. Munyikirize amen. Muri mu makaritsiye harimo abasambanyi, abakobwa b'abasambanyi muzi namwe, ushobora kuvutunga urutoki ukavuga uti uyu mukobwa arabikora, abikorana na runaka, murabazi. Abasore bacu muri mu makaritsiye muzi harimo abasore bakora ibyaha, murabazi. Harimo n'abandi bakora bya byaha by'indengakamere bikomeye Imana yanga urunuka. Ariko ikintu Imana irashaka kukubona muri karitsiye ikavuga ngo uyu mukobwa, uyu muhungu atuma icyubahiro cyanjye kizamuka. Ayewe, kukizamura hano mu rusengero mwese muza muri abatagatifu. Uzi ukuntu muri abatagatifu hano? Mwari barebe no kuri bose n'abatagatifu bameze nk'utumarayika. Yesu we. Ariko guhereza Imana icyubahiro mu rusengero ni bito, ni ibintu bitoya. Uzahana Imana ishaka icyubahiro. Imana irashaka icyubahiro kuri tere. Haleluya. Imana ishaka icyubahiro kuri tere uri mu kazi. Ishaka icyubahiro muri karitsiye, muri ghetto ubamo. Ishaka icyubahiro kuri fiance wawe musore. Irashaka icyubahiro. Ntabwo icyubahiro ari kuzamura amaboko mu rusengero, no. Ibi ni bito, ushatse wanabyihorera. Icyubahiro ni imbaraga zituruka muri wowe zituma Imana yubahwa. Haleluya, haleluya. Ubwo nibwo Imana ivuga ngo uyu mukobwa amesheje icyubahiro, uyu musore
wihesheje icyubahiro, Imana ikikoma mu gituza ikavuga iti oh narabyaye kweli, narabyaye. Ni igihe uha Imana icyubahiro aho yakibuze mu bandi. Imana ibidushoboze mu izina rya Yesu. Icya kabiri, iyo turi gukorera Imana twarabigize ibyacu, ni igihe wowe uhindutse impamvu ituma abantu benshi bizera cyangwa bakizwa bakakira Yesu. Ni mu ndebe hano, Imana ibwira Aburahamu, yaramubwiye ngo nzakugira sekuruza w'amahanga. Munsubize n'abakunzi, nzakugira sekuruza w'amahanga, muri wowe niho imiryango yose yo mu isi izahererwa umugisha. Muzi icyo Imana yarivuze mu isi y'umwuka? Yarivuze ngo nta muntu wese wizera Imana ukwiye kuba ingumba, agomba kubyara. Kubyara ni iki? Ni igihe weza imbuto umuntu agahindukira agakizwa ku bwawe. Ukwiye kuzasiga hari umujene umwe mu isi uzamurikira Imana wakijijwe ku bwawe kubera imbuto yagusaruyeho. Ukwiriye kuzasiga hari umukobwa umwe, nibura umwe mu isi wahindukiye icyitegererezo cyiza, avuga ngo Imana ya runaka izaba Imana yanjye, itaratumye gusa ari mu rugendo izaba Imana yanjye, yamurinze ikamurinda ibyaha nawe akagerageza izaba Imana yanjye. Ubwo nibwo ubaye umubyeyi mu isi y'umwuka. Ariko dufite ingumba nyinshi ahubwo zifasha no kwica ab'Imana yibyariye. Ariko uzikubura umuririmbyi uririmba muri worship team, wahamba nati, oh wahamba nati we, ai oh siyabonga we. Wava ku ruhimbi ugahita umanuka muri lodge, ugahita ujya he? Uzi kuba uri umumambure w'idini ryiza nk'iri ryacu, tukubona mu majipo maremare no mu bitambaro, si wowe ubona iteraniro rirangiye nk'uko tugiye kurisoza mu kanya, ugahita umanuka hepfo yo ukajya gukorera y'ibyaha. Uri ingumba n'ab'Imana yabyaye urimo urabica. Ariko abazima muri Kristo bafasha Imana kubyara abandi. Haleluya. Uyu munsi nabigishije ntuje, ariko ndumva aribwo muri kunyumva. Twese amen. Ibintu bibagurukisha nabyo ntago ari sawa neza. Gukorera Imana, kubigira intego no kubigira ibyawe, ni igihe wowe uhindutse impamvu ituma abantu bakizwa bakizera Kristo. Ni igihe mu bujane bwawe uzasiga inkuru nziza. Reka mbahe homework, mbahe umukoro, mu ndebe mbabwira amakuru. Yesu ashimwe cyane. Yesu mwanyanze munyikirize. Haleluya. Reka mbahe imikoro ibiri. Uwa mbere uravuga ngo ubyaye umwana umeze nkawe wakishima cyangwa wababara? Ntagire unsubiza. Mwese mufite amatwi murumva? Nta muntu ufite ubumuga bwo kutumva twamusemurira. Reka mbasigire uyu mukoro kandi imbere y'Imana nkorera iteka. Iki kintu muzagisubiza n'imbere y'intebe y'imanza. Ubyaye umukobwa umeze nkawe, wajya wishima ukavuga uti oh antuka mfite umukobwa. Ukurikije amajoro yawe, telefone yawe, uburiri uraramo, dushe yawe, imiterere yawe muri quartier, Imana ni downloading undi mukobwa umeze nkawe, ikazana copy and paste yawe. Uzishima cyangwa uzababara? Ado abantu b'inyuma baranyumva ari hepfo muri VIP uryo. Uyu mukoro utekereze neza, uraguha umwanzuro mwiza w'ubuzima. Umusore mwiza ubyaye umusore umeze nkawe, wazishima cyangwa wazaba umubyeyi wishimye cyangwa wazaba umubyeyi ubabaye? Ako kinjiye? Alo
kabiri murahari dukomere Imana amashyi ndebe ko muhari. Aha batayakomye niye mpamvu sawa murakoze cyane. Aka kabiri karavuga ngo ubuzima bwawe harya mu Rwanda haba ubwoko bwinshi bwa filime. Iya mbere amazina ya filime hari Seburikoko sibyo City Maid indi Indoto indi Papa Sava indi Impanga wa Kibondo indi no umuturanyi indi ibinyoma by'indi ki ariko mana ibinyoma byinshi muri Yohana 3:16 handitse ngo iki ababyeyi murimo hano nuko uyu munsi tutateranye n'ababyeyi. Abana banyu bazi ubwinshi bwa filime ariko ntibazi ubwinshi bw'ijambo. Ni igitangaza ko ushobora kugurira umwana ibikoresho by'ibihumbi 200 biragiye ku ishuri, ukamugura couvre nziza, ukamugurira amakayi meza, ukamuharija de poche y'ibihumbi 50, akagenda nta Bibiliya afite. Abanyeshuri biga hano bazamura ibiganza, abazajya ku ishuri ejo bazamura ibiganza. Abiga muri interna abo abenshi bagiye utaha muzategure bahari. Ni bande muri mwe mwagiye ku ishuri mama cyangwa papa cyangwa ukurera akagupakingira Bibiliya? Zamura ikiganza. Bane bamugisha ababyeyi banyu. Muzambwirira ababyeyi mubabwire ngo nyuma y'amakayi, nyuma ya uniforme nziza, nyuma ya rija de poche no kungurira amata n'irindazi ku ishuri, mama papa daddy mami ndashaka na Bibiliya. Kuko muzagerayo muhure n'ibyaha byinshi. Ntushobora kunesha ibyaha utarasomye ijambo ry'Imana. Uzamenya Papa Sava, umenye Seburikoko, umenye City Maid, umenye n'izindi zo hanze zo bantuze basobanura za zindi zose, ariko nuburira ijambo. Nago muzi umwana wishe mugenzi we ariko aplika ibyo yabonye muri filime. Ni mudasoma ijambo ry'Imana muzarerera abadayimoni. Kubera hano nta babyeyi barimo, basi wenda kuko biri guca kuri YouTube abantu benshi bazanyumva. Ni mudatoza abana banyu ijambo ry'Imana ngo abantu bitoze gusoma ijambo ry'Imana, kandi natwe tuzabyara ejo bundi tuzabibona. Tuzarerera isi, turerera abadayimoni na Satani, ariko nitwitoza gusoma ijambo ry'Imana tuzarerera ijuru. Haleluya! Ngubu ubuzima aho bwuzuye ni muri iki gitabo. Harimo ibyo mwifuza byose biri muri iki gitabo. Nyuma yo kwiga, nyuma yo kubaho neza, nyuma y'akazi keza, mukunda iki gitabo kirimo ubuzima kizabambutsa inyanja y'urupfu, kizabageza hakurya, muzabana n'Imana iteka. Twese amen. Aka kabiri rero naringiye kubabaza nakandi ga homework, akandi ka devoir. Le bebe mundebe hano, simwe mwahoze mumbwira Indoto na Seburikoko sibyo? Twagiye. Akabazo ka kabiri karavuga ngo ubuzima bwawe tubukinyemo filime waburebana na mama wawe cyangwa na papa wawe cyangwa n'abandi mubana mu rugo. Ubuzima bwawe tubukinyemo filime twazana hano ari ku cyumweru tukavuga ngo uyu munsi turareba filime ya Chantal, bagashyiraho live hano. Wakemera tuyireba cyangwa wabwira umushumba uti reka ngaho munsubize, ariko munsubize mu mutima sibyo? Hanyuma ibintu byose dutinya mu isi bifatika. Uyu munsi sinifuje kubagurutsa cyane ngo muguruke ngo tubyine cyane, oya. Ndashaka kumwuka wera mfasha kurema imitima kuruta kurema amarangamutima. Amen. Ubuzima bwawe tubukinyemo filime waburebana nabo mubana mu rugo. Wabwira mama ngwino turebe filime yanjye, ngwino. Akandi nzakababwira ngarutse, hanyuma mugende mubitekerezaho. Imana irashaka ko twitoza kuyikorera ariko bihereye imbere mu mutima. Twese amen. Aka gatatu kubigira ibyanjye gukorera Imana ni igihe njyewe Joseline cyangwa n'undi muntu wese
azava ahantu akahasiga icyuho cy'uko yahabaye. Gusiga inkuru nziza ku buryo uzava mu cyiciro cy'umusore tuvuga ngo nta wundi musore tuzabona wubashye Imana nk'uyu. Abantu bakagutangaho urugero bavuga ngo uyu musore, uyu muhungu, uyu yari icyitegererezo cyiza cy'abasore bose bo muri Kacyiru, yabanye n'Imana, yari inyangamugayo rwose. Ukahasiga icyuho, wenda Imana izahamagara abandi nta kibazo, ariko wowe uhavanye ubuhamya bwiza. Gukorera Imana ni igihe usize umwanya uzatuma abantu bahora batekereza ngo turashaka ko Imana y'uriya mukobwa izaba Imana yacu. Iyo yakoreraga natwe niyo tuzakorera. Nabigize ibyanjye gukorera Imana. Mu marangamutima yanjye ari muri cya gice cy'ubugingo, mu bwenge bwanjye ndetse n'umutima wanjye wose. Reka dusenge. Dusenge. Hari ikibazo? Utanzagaruka turirimbe, tubyine, dusirimbe, nabyo bizaba ari byiza. Urumva gukorera Imana bihuye no kubyina? Musanze gukorera Imana no kubyina? Ubahisha Uwiteka umutima wawe, aka kantu ndashaka ko tugatahana, tukarepete, tugasubire. Reka dukomere Imana amashyi menshi muri mugoroba. Hari abantu mbonye badashaka gukomera Imana amashyi kandi ari abajene. Sawa, Imana ishimwe cyane. Nitwa Joseline Mukatete, ndi umujene mugenzi wanyu, ndi umukobwa, ndi umukristo mu itorero rya ADEPR nk'uko umushumba yabivuze. Tunejejwe n'ikaze mwaduhaye mushumba, mwakoze kuturarika. Dushimiye Minisiteri y'Urubyiruko yaturaritse mu bavugabutumwa benshi. Iki gihugu kirimo abavugabutumwa benshi, kandi nkurikije ukuntu musa mushatse mwatumira n'umunyamerika akaza akabigisha. Urabona ko muri abajene basobanutse batuye Kacyiru. Rero hafi ya ambasade, hafi ya zose na presidence, Imana yarabahamagaye. Hanyuma turashimira rero ikaze mwaduhaye muri urwo ruhando rw'abavugabutumwa benshi, mukatugirira icyizere, umwuka wera banyuzemo. Turabashimiye, Imana ibahe umugisha. Turashimira abajene baje muri iri teraniro, dushimiye abapapa n'abamama baje muri iri teraniro kwifatikanya n'abajene. Imana ibahe umugisha. Uyu munsi amashuri yatangiye, banza ariyo mpamvu twabaye bake, ariko turi bake beza. Hanyuma reka dusome ijambo ry'Imana. Utane mugitegura igiterane muzagishyiremo hagati, nzongera ngaruke tuze tuganire. Amen. Reka dusome Matayo, ubutumwa bwiza kubwanditswe na Matayo 22 murongo wa 37. Ndihuta kuko abajene dukunda kuririmba no kubyina, baze no kuduha agasirimba. Baze kuduha agasirimba dutambira Imana. Matayo 22 murongo wa 37. Some mu izina rya Yesu. Haravuze ngo, nawe aramusubiza ati, ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose, n'ubugingo bwawe bwose, n'ubwenge bwawe bwose. Namwe iwanyu niko handitse. Haravuze ngo, nawe aramusubiza ati, ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose, ubugingo bwawe bwose, n'ubwenge bwawe bwose. Amen. Urwandiko Paulo yandikiye Timoteyo rwa mbere, igice cya 4 murongo wa 8. Urwandiko rwa mbere Paulo yandikiye Timoteyo, igice cya 4, dusome murongo wa 8. Igice cya 4 murongo wa 8 mu rwandiko Paulo yandikiye Timoteyo rwa mbere haravuze ngo, kuko kwitoza k'umubiri kugira umumaro muri bike, naho kubaha Imana kukagira umumaro muri byose, kuko gufite isezerano ry'ubugingo bwa none n'ubuzaza nabwo. Amen. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma ndashaka ko tuganira muri aya magambo y'iki giterane mwateguye avuga ngo nabigize ibyanjye gukorera Imana. Ni byiza mwateguye topic nziza izabe siroga yanyu, ku buryo muzayibwira n'abana banyu abakiri abajene, mukabibwira abazabakomokaho ko mwabigize ibyanyu gukorera Uwiteka.
abajene bakakira mwese muzagira isiro ivuga ngo nabigize ibyanjye. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma tugiye kurebera hamwe igihe umuntu yitwa ko ari gukorera Imana. Ni ryari byitwa ko umuntu ari gukorera Imana? Hari ukuntu tujya tubihuza n'ubuzima bw'ibyo dukora mu rusengero, ariko kandi bitandukanye cyane n'icyo gukorera Imana ari cyo. Gukorera Imana ni umwihariko w'umuntu ku giti cye akora adashaka inyungu za none, ahubwo ashaka inyungu z'ejo hazaza. Twese amen. Ntago ndi bubabwirize cyane ngo mbatereshe za haleluya nyinshi cyane ko turi abajene. Gukorera Imana ni igihe utareba inyungu za none aha, kandi akenshi ntibikorwa mu rusaku, ni umurimo ubera mu ibanga. Gukorera Imana, iyo uri mu itorero tugukomera amashyi tuzi kuri gukorera Imana, yego, ariko umurimo icyitwa gukorera Imana si urusaku, si ibintu bisakuza, kuko gukorera Imana ubwabyo biravuga niyo utavuga. Imana ishimwe. Kuririmba ni imwe muri rezilita cyangwa se mu musaruro ugaragaza ko ndi gukorera Imana, ariko kuririmba ubwabyo si ugukorera Imana. Kubwiriza ni imwe mu mbuto igaragaza umuntu ukorera Imana, ariko ubundi gukorera Imana si kukubwiriza, si kugukorera Imana. Mu isi y'umwuka si ibyo, ariko mu isi y'umubiri, mu isi y'ibigaragara ni ibyo. Gutanga amaturo ntago ari ugukorera Imana mu isi y'umwuka, si ibyo gusa, ahubwo gukorera Imana n'imbaraga zatumye ukora ibyo. Yesu ashimwe. Icyaguteye gukora ibyo nicyo cyitwa gukorera Imana, cyangwa se kikaba kirimo izindi mbaraga zihishe tutazi, kuko nababwiye ngo ibikorwa byose biravuga niyo utavuga. Gukorera Imana si urusaku, ntabwo umuntu abirwanira gukorera Imana, kuko niyo utavuze uri gukora mu isi y'umwuka. Imana ishimwe. Yesu asanzwe n'abafarisayo, iri jambo dusomye baramubwira ngo tubwire iby'amategeko, ko Mose yanditse amategeko menshi, hakaba harimo 10 y'ingenzi. Ubundi bimeze biti byawe n'Imana? Arababwira ngo amategeko yose akubiye muri ibi bintu bitatu: ukundisha Uwiteka umutima wawe wose, ubugingo bwawe bwose, n'ubwenge bwawe bwose. Ntibavuze ngo ukundisha Uwiteka kubyina. Turaganira nk'abajene kugira ngo werekane ko ukunda Uwiteka. Urabyina cyane, yego, uraririmba cyane, urambara birebire kuko ADPR bishaka, uragira natirere ngo kugira ngo tubone ko wakoreye Imana. No, sibyo. Yesu aravuze ngo niba ushaka kugaragaza ko uri umukozi w'Imana kandi Imana uyikorera, banza uyikundisha umutima wawe wose. Umutima ni mu ruhuririkane rw'ibitekerezo, ntago ari inyama, ntago ari ni mu ruhuririkane rw'ibitekerezo. Bishobora kuba ibitekerezo byiza cyangwa bikaba ibitekerezo bibi, ariko mu muntu ukorera Imana havamo ibitekerezo byiza. Imana ishimwe. Haleluya. Ukundisha Uwiteka intekerezo zawe zose, ibintu byose utekereza bikurimo, ibikurimo imbere bikunda Uwiteka. Ibintu byose wimagina wicaye, uri kuri telefone, uri kuri computer, uri muri classe, uri mu rugo ukora uturimo two mu rugo nk'abajene, oya, intekerezo za umutima wawe ubutekereza Uwiteka gusa. Uzi icyo bivuze? Biravuze ngo iyi bintu byose ukora ubikuye mu mutima, nta gufeiringa kubamo, kubera buri munsi uhora utekereza Uwiteka. Kandi kubera Uwiteka adafeiringa, kubera Uwiteka atananirwa, nawe ntushobora kunanirwa. Twese amen. Ukundisha Uwiteka umutima wawe wose, mind mu Cyongereza. Ukundisha Uwiteka ibyo utekereza byose. Nujya kugura umwenda, umutima, intekerezo zikubwire ngo uyu mwenda ni umuntu ukorera Imana koko.
Ibi rero ntago bisaba ngo umudiyakoni abahari, ngo bisabe ngo mwarimu azabe hari cyangwa umushumba. Umuntu yakundisha Uwiteka umutima aba umu agent mwiza ku kintu icyo ari cyo cyose. Yesu mwana, nubona umukobwa uri muri fiançailles, umusore uri muri fiançailles ukundisha Uwiteka umutima we wose, yarabigize ibyo gukorera Imana, muri fiançailles amenya uko umukobwa yitwara, kubera ibitekerezo bye bikunda Uwiteka. Kandi kubimenya ibyo ni telecommande imujyana ahantu Imana ishaka kajya. Munyikirize amen. Hanyuma rero ntago kubigira ibyanyu ni sawa, ariko kubigira ibyanyu gute? Mu buhe buryo? Ni mu buhe buryo? Nzakorera Uwiteka kuko topic nini cyane. Ukundisha Uwiteka umutima wawe wose. Kabiri aravuze ngo ukundisha Uwiteka ubugingo bwawe bungahe? Munyikirize muri abajene. Ubugingo bwawe mu bugingo habamo ibice bibiri bikomeye. Habamo igice cy'amarangamutima, igice cy'amahitamo. Mu marangamutima no mu mahitamo, abarokore benshi dufite barangiritse mu marangamutima, mu bugingo, amahitamo n'amarangamutima. Abakristo cyane abajene, hari ahantu nari ndi mu iteraniro mu minsi ishize, abana b'abakobwa batatu bavukana ku babyeyi bamwe barahaguruka bashima Imana. Bashimye Imana binkora ku mutima cyane. Baravuga ngo turashima Imana yaduhaye kwiga tugakora ibizame tugatsinda. Harimo uwakoze troncome, harimo n'uwimutse bisanzwe ava mu mwaka umwe ajya mu wundi. Bavuga akantu karanyishe kankoza ahantu. Baravuga ngo kandi Imana yabikoze gutyo ngo iwacu haba intambara. Murumva ikintu abana bari bashimye Imana, babishimye mu bwenge, babigize ibyabo kwiyegurira Imana. Nubwo bagendana ibikomere byo mu muryango, bashobora kuba bafite ababyeyi badakishijwe, wenda papa wabo ari umusinzi cyangwa mama wabo, cyangwa afite andi makosa. Hari n'abana, hari n'abajene bafite ababyeyi batabana, ugasanga mama na papa ntibabana. Uri mu ngaruka z'ibyo bikomere. Ukundisha Uwiteka ubugingo bwawe bwose ni igihe wafashe igice cyawe cy'amarangamutima, nubwo cyaba cyarakomeretse, ukavanga ibikomere byanjye ntibizatuma nkora ibyaha. Nafashirwa n'ukuri twese, haleluya. Niba hari umuntu wari worohewe no gukora icyaha kugira ngo abone inyungu za hafi, ni Yosefu. Icyambere yakomerekeye ku babyeyi be, bagiye babeshya se ko inyamaswa y'inkazi yamuriye. Icyambere yavuye mu rugo bene se bamugurishije, baravukana amaraso baramugurishije. Ibaze kubona bakuru bawe bakugurisha, tugende ku isoko uri dodo cyangwa uri intoryi. Se turi kumwe? Icyo gikomere cyo kukugurisha ukajya muri Egiputa, mu gihugu utazi ururimi rwaho, mu gihugu utazi imirire yaho, uhinduye imyenda, uhinduye imirire, uhinduye n'imyizerere, kuko muri Egiputa nta Mana y'ukuri yabagayo, basengaga ibigirwamana. Ariko Yosefu abonye opportunity, abonye amahirwe mu minota mike iri buhite imuzamura mu mwanya muto. Ari w'iki gihe yahita arimba ati inzira z'Imana n'ibihumbi kugira ngo itugirire neza, imigambi ihora ari myiza. Yari Yosefu yahita avuga ati muka Potifari ni inzira y'Imana tu. Icyambere afite ibikomere, ari mu gihugu kitari kiwabo, arakora akazi katari keza, yarakomeretse mu marangamutima. Ariko abwira muka Potifari, aramubwira ngo nubwo ngendana ibikomere ndimbata muri uru rugo, ntago ntibishobora kunyafekta ngo nkore icyaha. Iyo uri muzima mu bugingo, ibikomere, amarangamutima n'amahitamo yawe yo yakomeretse, ntusubira inyuma ahubwo ukomeza imbere. Ubu mujene mwiza utazigera yicuza mu buzima bwe. Hari abantu bakomerekeye mu mafiançailles, bakomerekera mu rukundo, mu ruravu. Sibyo? Wa musheri wakwise Sweetie, wakwise Honey, wakwise Shushube, wakwise Shushu Tomate, sinzi n'ibindi, wakwise akanyanya,
wakwisa agapome akakubeshya ngo Kigali yose azayiguha na convention karara udasinziriye, araguha convention nawe arara hano hirya muri kajugujugu, noneho ukabona ni ibintu bidafite kangara. Uwo muntu wafashe igice cyawe cy'amarangamutima yinjiye mu bugingo bwawe, yarahinjiye yinjira no mu mahitamo yawe. Iyo utari umunyembaraga muri fiançailles, ndi kuganira n'abajene cyane cyane nabonye harimo n'abafite amakwe, mwarimu yagiye abivuga. Iyo utabaye umunyembaraga muri icyo gihe, ibyiringiro byawe birahasigara, ugasigarana indirimbo zo ku munwa. Mwarimu abarokore ntibakibeshya hano hanze, basigaye babeshyera hano. Amfitiye byinshi mu kiganza cyiwe, harimo ibyiza gusa binezeza umutima. Agufitiye byinshi byiza. Iyo wakomeretse mu marangamutima, ugakomereka mu gice cyawe cy'ubugingo, iyo utabanye n'Imana wisanga mu ngaruka z'ibyo watinyaga. Muri hano kubera ko kuririmba nababwiye ngo kuririmba, kubwiriza, kuza mu rusengero si ugukorera Imana, ahubwo za mbaraga zibisunika biri inyuma hariya nibyo bita gukorera Imana. Turi kumwe? Yesu ashimwe cyane. Ukundisha Uwiteka ubugingo bwawe bwose, amarangamutima yawe, amahitamo yawe, uburyo ubayeho, ukundisha Uwiteka ubugingo bwawe bwose. Mu mahitamo ni igihe ujya ku mutayeri wiguriye igitenge cyangwa itisi. Abajene b'abakobwa mu ndebe, ni igihe ujya ku mutayeri wiguriye itise yawe, metero zawe ushaka bitewe na model ushaka, cyangwa igitenge cyawe kuba mama. Iyo utangiritse mu bugingo, ikintu kizakwereka ko wakomeretse mu bugingo ni igihe ukora ibintu bisa n'ibintu by'abantu bafite ubumuga mu mutwe. Ni igihe ujya kudodesha umutayeri akakubwira ati mbimanure ko mbona uri umujene wo muri iri torero, ukamubwira ati oya, bizamura Imana ntikireba inyuma, isigaye ireba mu mutima. Tise wayiguriye mu mafaranga yawe, wahisemo modeli yawe, akabigeza hano ati oya, zamura shawe, hari abahungu nzemeza. Data we, se wakihanganye ko mbona uri uwo mu bacu, ukamubwira ati oya, bisature hano ariko nshaka kuzabemeza. Niyo mpamvu mwisanga mu maresebusiyo y'amakwe mwambaye ubusa, mukambara imbere ubusa imbere y'abasaza. Ni ibikomere byinshi byo mu bugingo. Uri muzima mu bugingo wamenya uko udodesha, umutayeri wawe wamutegeka. Halo, haleluya, haleluya. Mbabwire ko mugiye muri Amerika gukora iki? Imana, haleluya. Imana irashaka kubona umuntu izagirira icyizere, ikamukura mu Rwanda ikamujyana mu Burayi, mu isi y'abasambanyi, mu isi y'abatinganyi, mu isi y'abesikoro, mu isi y'abajura ruharwa, mu isi bazi kwibisha computer, bazi ubwenge busanzwe, ariko ikabona umuntu izizera, ikamutegera indege, ikamujyana, ikamushyira ahantu itazigera yicuza na rimwe. Ivuga ngo kubera iki uyu mukobwa, kubera iki uyu musore namuzanye hano. Ni umuntu wubakitse mu mutima, umuntu wubakitse mu bugingo. Imana yagize aba agenti 4 i Babuloni. Haleluya. Imana yari ifite aba agenti 4 bagendana ubwami bwayo, 4 i Babuloni, 4 bakora gashya, ariko abajene, amen. I Babuloni mu gihugu cy'ibihugu 150 byinshi, igiramo abahungu 4 bazima mu mutima, bazima mu marangamutima n'amahitamo. Ndaza kubabwira n'akandi gace kitwa ubwenge, bazima mu bice byose. Imana iravuga ngo voila, mfite abajene bari bato, bari hagati ya 16 na 18, bari hagati y'imyaka 16 n'imyaka 18. Bari bafite inzara. Umwana w'umuhungu uri mu myaka 16 18 abazi ikintu cyitwa kurya, abakunda ibiryo,
abari muri adolescence, ababyeyi barimo hano nabonye twese turi kiri bato, ariko ahantu muzi hari abasore bafite imyaka hagati ya 16 na 18 kuzamuka nko kugeza kuri 25, baba bafite ikintu cyitwa peti. Ariko kuko bari bubakitse mu bugingo, abasore barubatswe mu bugingo kugeza ubwo barebye umuceri uvuye mu nzu z'ibigirwamana, baravuga ngo umuceri ntitwawurya. Bari bazima mu mahitamo. Inyama zavuye mu nzu z'ibigirwamana ntitwazirya, twakemera tukarya ibishyimbo tukanywa n'amaminwa yabyo, ariko amahitamo n'ubugingo bwacu ni bizima. Imana iravuga iti voila, mfite abahungu. None wowe Kigali yakunaniye ngose koko? Nizizwa no kurya amafaranga yavuye mu bagore, nizizwa no kurya amafaranga abandi bagabo bavunikiye kubera ko ubuzima bw'i Kigali bugukanze. Sinzi niba dufite abajene bazicarana n'aba bahungu ngo umuriro ngo ntiwabatwitse, wowe uzibeshye uwujyemo. Hari ukuntu tubibyina ukabona tukiri kubiririmba ukabona biraryoshye kubera birimo piano n'ingoma na note nziza n'injyana nziza ritime. Ariko tugaruye Sadraki n'aha na Meshaki na Abedenego bakifata ku munwa bakavanga Imana nta bahungu igira. Baraka ibyo batinyutse mwe mwarabitinye, nibyo batinye mwe mwarabitinyutse. Imana ibubake mu mahitamo n'amarangamutima. Munyikirize amen, munyikirize haleluya. Akagatatu karavuga ngo wubahishe Uwiteka ubwenge bwawe. Mundebe mbabwira mbaha amakuru. Ubwenge ni iki? Ubwenge habaho ubwenge, habaho knowledge, hakabaho na wisdom. Ubumenye n'ubwenge. Wisdom ni ibitwiga mu mashuri, ubushakashatsi, kuvumbura, ariko ubwenge ni impano iva mu ijuru. Niko Umwuka Wera yarambwiye ngo ubwenge ni impano iva mu ijuru ituma umuntu akora ibyo Imana yagakoze irina. Definisiyo y'ubwenge ni imbaraga zishoboza umuntu gukora ibyo Imana yagakoze irina. Abantu bahano bari kunyura, abo turi kumwe amen. Ubwenge ni imbaraga Imana ishyira mu muntu ituma akora nk'ibyo Yesu yagakoze arina. Maze ko muragatahana. Ukundisha Uwiteka ubwenge bwawe bwose. Ubwenge ni igihe uri ahantu mu mwanya runaka ushobora guhagarara nk'uko Yesu yakahahagaze yambaye umubiri nk'uwo wambaye. Ari Yesu ugiye muri salo kwiyogoshesha, yakiyogoshesha nkawe. Ari Yesu ugiye muri salo, za serivisi zose zibera muri salo murazizi, ari we yabikora kuriya. Ari Yesu uri muri dushe yabigenza kuriya. Ubwenge n'agapariti gato k'impano y'Imana Imana itanga gatuma umuntu akora ibintu bisa nk'ibyo Yesu yagakoze. Ariko Umwuka Wera ni mwiza. Twese haleluya. Duhereze Imana icyubahiro ndebe ko bikunda. Amaboko hejuru, haleluya. Haleluya. Ubwenge ni igihe uhagaze muri shambure ubona ufite amahirwe 99.9% byo gukora icyaha. Uri wenyine cyangwa se uri kumwe, ubundi ntubundi na wenyine, ubundi Satani aba hari n'Imana ihari, gusa urumva uri wenyine. Hanyuma rero ubwenge burakubwira ngo mera nka Yesu hano, mera nka Yesu. Ari Yesu umeze gutyo yakora iki? Ubwenge bugahita bukongora bukakubwira ngo iki kintu ntugikore, na Yesu ntiyagikora. Ubwenge ni igihe uri ahantu hari amafaranga. Buriya ntabwo dushobora kutakwita umujura. Mu ndebe mbabwira amakuru, ntabwo twavuga ko utari umujura utarageraho ibyo wiba biri. Impamvu utari we nuko utarageraho biri. Ariko
burya twabimenya neza uraho ibyo ugomba kwiba biri. Abantu banyweye isukari bayibye muzamura ikiganza. Kera mukiri abana. Umuntu wese wihaye isukari akayinywa cyangwa ubuki, bino bintu biryohera, cyangwa imiti. Hari n'imiti y'abana iryohera cyane, nanjye narayinyweye. Umuntu akiba akagira naho yiba umuti. Kera mu cyaro hari nako si kera n'ubu birahari. Hari imiti bateresha ibishyimbo y'umweru isa n'amata. Ibyumweru bimeze nk'amata. None umumama umwe yabishyize ahantu mu gacupa ashaka kuza guhungira ibishyimbo. Ababaye mu cyaro akakantu murakazi. Agasanga umwana we yapfuye. Yabinyweye. Reka nkubwire impamvu utamenya ko wakora icyaha nuko utaragera aho babikorera. Ariko ubaye mwisi, ubaye muri ya nduruwa igusaba gukora icyaha ukahava utagikoze, ibiganza byawe ukabigira ngo biganza byanjye sinsiba, mubiri wanjye sinzasambana, amaso yanjye ntazifuza umugore, amaso yanjye ntazifuza umugabo, nibinabaho nzasaba Yesu anyeze, ariko nakoze hatabayeho rezilita yo gukora icyaha. Umusaruro w'icyaha ako kantu niko kitwa ubwenge. Ubukoze ibintu bisa n'ibyo Yesu yagakoze araho. Duhereze Imana icyubahiro we. Ntushobora kuvuga ko utari umujura imbere yawe hatari miliyoni nka 20 z'amafaranga y'amanyarwanda, kandi ubizi ko mu rugo wasize nta nyanya zihari, nta muceri. Ngo turi kuvuga abajene baba muri ghetto, nta nyanya, nta muceri, ni habe n'irindazi ya dejiga. Ukavuga ngo nge ndi umukristo, mfite ubwenge bw'Imana, aya mafaranga sinayakoramo. Ubukoze ibintu bisa n'ibyo Yesu yagakoze. Mwabyumvisha ubwenge icyo ari cyo? Abajene amen. Hallelujah. Nicyo cyitwa ubwenge. Ni imbaraga zigushoboza ibintu bisa n'ibyo Yesu yakoze araho. Uvuga ngo Imana yabwiye Mose iramubwira ngo nzakugira nk'Imana nto imbere yande ya Farawo. Biravuze ngo avuye mu ishyamba ari Mose, ariko aragera imbere ya Farawo atari Mose, aragera yari Imana nto. Iyo ubana n'Imana neza ufite umwuka w'ubwenge, ubahisha Uwiteka ubwenge bwawe bwose, mwisi ntibashobora kukwitiranya n'undi muntu wari we wese. Uba ufite agace gato muri wowe gakora nk'ibyo Yesu yagakoze ari naho. Kundisha Uwiteka ubwenge bwawe bwose. Paulo yabwiye Timoteyo, aramubwira ngo kwitoza k'umubiri kugira umumaro muri biki, ariko kwitoza kubaha Imana kugira umumaro muri byinshi. Reka mbabwire ibintu bitatu biri muri yasanganyamatsiko yanyu ivuga ngo nabigize ibyanjye gukorera Imana. Ibitatu, yego ni bitatu cyangwa bine. Hanyuma dusengere muri iri jambo. Murimo murafasha. Haleluya, haleluya. Turaza gusenga dusaba Imana kubahisha Uwiteka ubwenge bwacu bwose, imbaraga zacu zose, n'umutima n'ubwenge. Nabigize ibyanjye gukorera Imana. Reka twerekane umusaruro cyangwa ingaruka nziza iba ku muntu wabigize ibye gukorera Imana. Icyambere ni igihe ahagaze ahantu icyubahiro cy'Imana cyabuze akakiha. Ni igihe uhagaze ahantu icyubahiro cy'Imana kitari, wowe ukaba impamvu yo gutuma Imana yubahwa. Yesu we, kano kantu ushaka araryoshye. Gukorera Imana, kubigira ibyawe, ni igihe uhagaze ahantu icyubahiro cy'Imana kitari, ugasaba umwuka wera akabigushoboza kugira ngo Imana igushoboze guhinduka umwe mu bantu Imana yakifashisha icyubahiro cyayo kiboneka. Haleluya. Urugero ni umukobwa mwiza witwa Esteri. Esteri yari mu gihugu kitazi Imana cy'abanyamahanga, ari kumwe na se wabo witwa Morodekayi uzi Imana. Bari ahantu basabwa gukora ibintu batatojwe, gupfukamira umuntu. Morodekayi abwira Hamani, aramubwira ngo ngiyeho amavi yanjye ntashobora gupfukamira umuntu kuko natojwe gupfukamira Imana. Uyu mukobwa agize amahirwe yo kujya kuba umwamikazi ibwami, aratoranijwe, abaye mwiza. Ntago Bibiliya ivuga mwiza ari ibi mubona ibi, hari ibindi bivuze nzabibwira abakobwa, sibyo? Mutazamwumva ngo Esteri ngo yabaye mwiza
ukagira ngo nuko yari afite amatayi. Oya si ibyo. Esiteri yabaye myiza ukagira ngo yari afite mu nda zero, gateye nk'igisabo. Ibyo ni bito. Esiteri yari mwiza mu bundi buryo. Alo, yari mwiza mu bundi buryo bwo mwibanga. Hari ibintu bibiri basaza bacu bajya babaza bikomeye iyo bari gutereta. Bibabwire oya bahita baza, badahita baza kubabaza. Ndabiretse wowe ushaka nsange mu gikari. Ariko kimwe muri byo ngiye kuvuga kitafite icyo gitwaye ni iki Esiteri yari afite. Azakubaza ngo sheri uri isugi cyangwa byararangiye, azabikubaza. Niho mutangira kurya imihohe, nzagusubiza ejo, nzakubwira ejo sheri. Uzabimusubiza, numubeshya uzarusenya. Uzagira gute? Sheri, niba ari umunyamwuka yarakijijwe rwose, azakubwira sheri, o Pole, basi wanyuze muri izo nzira zigoye z'ubuzima Pole, ariko gahunda ndayikomeje, ndacyahari. Iyo ari umunyamwuka, iyo atari umunyamubiri. Alo mama, ibintu ujye ubivuga sibyo? Sawa, uzabisobanura, uzabivuga. Hanyuma gukorera Imana ni igihe uhagaze ahantu icyubahiro cy'Imana cyabuze, ukagerageza gutuma Imana ihabwa icyubahiro. Kandi ndabona mufite intego nziza yo gutuma Imana ihabwa icyubahiro. Munyikirize amen. Muri mu makaritsiye harimo abasambanyi, abakobwa b'abasambanyi muzi namwe. Ushobora kuvutunga urutoki ukavuga uti uyu mukobwa arabikora, abikorana na runaka, murabazi. Abasore bacu muri mu makaritsiye muzi harimo abasore bakora ibyaha, murabazi. Harimo n'abandi bakora bya byaha by'indengakamere bikomeye Imana yanga urunuka. Ariko ikintu Imana irashaka kukubona muri karitsiye ikavuga ngo uyu mukobwa, uyu muhungu atuma icyubahiro cyanjye kizamuka. Ayewe, kukizamura hano mu rusengero mwese muza muri abatagatifu. Uzi ukuntu muri abatagatifu hano? Mwari barebe no kuri bose n'abatagatifu bameze nk'utumarayika. Yesu we. Ariko guhereza Imana icyubahiro mu rusengero ni bito, ni ibintu bitoya. Uzahana Imana ishaka icyubahiro. Imana irashaka icyubahiro kuri tere. Haleluya. Imana ishaka icyubahiro kuri tere uri mu kazi. Ishaka icyubahiro muri karitsiye, muri ghetto ubamo. Ishaka icyubahiro kuri fiance wawe musore. Irashaka icyubahiro. Ntabwo icyubahiro ari kuzamura amaboko mu rusengero, no. Ibi ni bito, ushatse wanabyihorera. Icyubahiro ni imbaraga zituruka muri wowe zituma Imana yubaho. Haleluya, haleluya. Ubwo nibwo Imana ivuga ngo uyu mukobwa amesheje icyubahiro, uyu musore amesheje icyubahiro. Imana ikikoma mu gituza ikavuga iti oh, narabyaye kweli, narabyaye. Ni igihe uha Imana icyubahiro aho yakibuze mu bandi. Imana ibidushoboze mu izina rya Yesu. Icya kabiri, iyo turi gukorera Imana twarabigize ibyacu, ni igihe wowe uhindutse impamvu ituma abantu benshi bizera cyangwa bakizwa bakakira Yesu. Ni mu ndebe hano. Imana ibwira Aburahamu, yaramubwiye ngo nzakugira sekuruza w'amahanga. Munsubize n'abakunzi. Nzakugira sekuruza w'amahanga. Muri wowe niho imiryango yose yo mu isi izahererwa umugisha. Muzi icyo Imana yarivuze mu isi y'umwuka? Yarivuze ngo nta muntu wese wizera Imana ukwiye kuba ingumba, agomba kubyara. Kubyara ni iki? Ni igihe weza imbuto umuntu agahindukira agakizwa ku bwawe. Ukwiye kuzasiga hari umujene umwe mu isi uzamurikira Imana wakijijwe ku bwawe kubera imbuto yagusaruyeho. Ukwiriye kuzasiga hari umukobwa umwe, nibura umwe mu isi wahindukiye icyitegererezo cyiza, avuga Imana ya runaka izaba Imana yanjye
ariko dufite ingumba nyinshi ahubwo zifasha no kwica ab'Imana yibyariye. Ariko uzikubura umuririmbyi uririmba muri worship team, wahamba nati, oh wahamba nati we, ai oh siyabonga we. Wava ku ruhimbi ugahita umanuka muri lodge, ugahita ujya he? Uzi kuba uri umumambure w'idini ryiza nk'iri ryacu, tukubona mu majipo maremare no mu bitambaro, si wowe ubona iteraniro rirangiye nk'uko tugiye kurisoza mu kanya, ugahita umanuka hepfo yo ukajya gukorera y'ibyaha. Uri ingumba n'ab'Imana yabyaye urimo urabica. Ariko abazima muri Kristo bafasha Imana kubyara abandi. Haleluya. Uyu munsi nabigishije ntuje ariko ndumva aribwo muri kunyumva. Twese amen. Ibintu bibagurukisha nabyo ntago ari sawa neza. Gukorera Imana, kubigira intego no kubigira ibyawe, ni igihe wowe uhindutse impamvu ituma abantu bakizwa bakizera Kristo. Ni igihe mu bushane bwawe uzasiga inkuru nziza. Reka mbahe homework, mbahe umukoro, mundebe mbabwira amakuru. Yesu ashimwe cyane. Yesu mwanyanze munyikirize. Haleluya. Reka mbahe imikoro ibiri. Uwa mbere uravuga ngo ubyaye umwana umeze nkawe wakishima cyangwa wababara? Ntagire unsubiza. Mwese mufite amatwi murumva? Nta muntu ufite ubumuga bwo kutumva twamusemurira. Reka mbasigire uyu mukoro kandi imbere y'Imana nkorera iteka. Iki kintu muzagisubiza n'imbere y'intebe y'imanza. Ubyaye umukobwa umeze nkawe, wajya wishima ukavuga uti oh antuka mfite umukobwa. Ukurikije amajoro yawe, telefone yawe, uburiri uraramo, dushe yawe, imiterere yawe muri quartier, Imana ni downloading undi mukobwa umeze nkawe, ikazana copy and paste yawe. Uzishima cyangwa uzababara? Ado abantu b'inyuma baranyumvira ari hepfo muri VIP uryo. Uyu mukoro utekereze neza, uraguha umwanzuro mwiza w'ubuzima. Umusore mwiza ubyaye umusore umeze nkawe, wazishima cyangwa wazaba umubyeyi wishimye cyangwa wazaba umubyeyi ubabaye? Ako kinjiye? Alo kabiri. Icya kabiri murahari? Tukomere Imana amashyi ndebe ko muhari. Aha, batayakomye niye mpamvu? Sawa, murakoze cyane. Aka kabiri karavuga ngo ubuzima bwawe. Harya mu Rwanda haba ubwoko bwinshi bwa filime. Iya mbere amazina ya filime, hari Seburi Koko, sibyo? City Maid, indi Indoto, indi Papa Sava, indi Impanga wa Kibondo, indi no Umuturanyi, indi Ibinyoma by'indi ki ariko mana ibinyoma byinshi. Muri Yohana 3:16 handitse ngo iki? Ababyeyi murimo hano nuko uyu munsi tutateranye n'ababyeyi. Abana banyu bazi ubwinshi bwa filime ariko ntibazi ubwinshi bw'ijambo. Ni igitangaza ko ushobora kugurira umwana ibikoresho by'ibihumbi 200 agiye ku ishuri, ukamugurira couvre nziza, ukamugurira amakayi meza, ukamuharija de poche y'ibihumbi 50, akagenda nta Bibiliya afite. Abanyeshuri biga hano bazamura ibiganza. Abazajya ku ishuri ejo bazamura ibiganza. Abiga muri interna abo abenshi bagiye. Utaha muzategure bahari.
ni bande muri mwe mwagiye ku ishuri mama cyangwa papa cyangwa ukurera akagupakingira Bibiliya? Zamura ikiganza. Bane bamugisha ababyeyi banyu. Muzambwirira ababyeyi mubabwire ngo nyuma y'amakayi, nyuma ya uniforme nziza, nyuma ya jado poche no kungurira amata n'irindazi ku ishuri, mama, papa, daddy, mami, ndashaka na Bibiliya. Kuko muzagerayo muhure n'ibyaha byinshi. Ntushobora kunesha ibyaha utarasomye ijambo ry'Imana. Uzamenya papa sava, umenye se buri koko, umenye city maid, umenye n'izindi zo hanze zo bantuze basobanura za zindi zose, ariko nuburira ijambo. Nago muzi umwana wishe mugenzi we ariko aplika ibyo yabonye muri filime. Ni mudasoma ijambo ry'Imana muzarerera abadayimoni. Kubera hano nta babyeyi barimo, basi wenda kuko biri guca kuri YouTube abantu benshi bazanyumva. Ni mudatoza abana banyu ijambo ry'Imana ngo abantu bitoze gusoma ijambo ry'Imana, kandi natwe tuzabyara ejo bundi tuzabibona. Tuzarerera isi, turerera abadayimoni na Satani, ariko nitwitoza gusoma ijambo ry'Imana tuzarerera ijuru. Haleluya! Ngubu ubuzima aho bwuzuye ni muri iki gitabo. Harimo ibyo mwifuza byose biri muri iki gitabo. Nyuma yo kwiga, nyuma yo kubaho neza, nyuma y'akazi keza, mukunda iki gitabo kirimo ubuzima kizabambutsa inyanja y'urupfu, kizabageza hakurya, muzabana n'Imana iteka. Twese amen. Aka kabiri rero nagiye kubabaza. Nakandi ga homework, akandi ka devoir. Le bebe mundebe hano. Simwe mwahoze mumbwira indoto na se buri koko. Sibyo? Twagiye. Akabazo ka kabiri karavuga ngo ubuzima bwawe tubukinyemo filime, waburebana na mama wawe cyangwa na papa wawe cyangwa n'abandi mubana mu rugo. Ubuzima bwawe tubukinyemo filime, twazana hano ari ku cyumweru tukavuga ngo uyu munsi turareba filime ya Chantal, bagashyiraho live hano. Wakemera tuyireba cyangwa wabwira umushumba uti reka ngaho munsubize, ariko munsubize mu mutima. Sibyo? Hanyuma ibintu byose dutinya mu isi bifatika. Uyu munsi sinifuje kubagurutsa cyane ngo muguruke ngo tubyine cyane, oya. Ndashaka kumwuka wera mfasha kurema imitima kuruta kurema amarangamutima. Amen. Ubuzima bwawe tubukinyemo filime, waburebana nabo mubana mu rugo. Wabwira mama ngwino turebe filime yanjye, ngwino. Akandi nzakababwira ngarutse, hanyuma mugende mubitekerezaho. Imana irashaka ko twitoza kuyikorera, ariko bihereye imbere mu mutima. Twese amen. Aka gatatu, kubigira ibyanjye gukorera Imana, ni igihe njyewe Joseline cyangwa n'undi muntu wese azava ahantu akahasiga icyuho cy'uko yahabaye. Gusiga inkuru nziza ku buryo uzava mu cyiciro cy'ubusore tuvuga ngo nta wundi musore tuzabona wubashye Imana nk'uyu. Abantu bakagutangaho urugero bavuga ngo uyu musore, uyu muhungu, uyu yari icyitegererezo cyiza cy'abasore bose bo muri Kacyiru, yabanye n'Imana, yari inyangamugayo rwose. Ukahasiga icyuho, wenda Imana izahamagara abandi nta kibazo, ariko wowe uhavanye ubuhamya bwiza. Gukorera Imana ni igihe usize umwanya uzatuma abantu bahora batekereza ngo turashaka ko Imana y'uriya mukobwa izaba Imana yacu. Iyo yakoreraga natwe niyo tuzakorera. Nabigize ibyanjye gukorera Imana. Mu marangamutima yanjye ari muri cya gice cy'ubugingo, mu bwenge bwanjye ndetse n'umutima wanjye wose. Reka dusenge. Hari ikibazo? Utanzagaruka turirimbe, tubyine, dusirimbe, nabyo bizaba ari byiza. Urumva gukorera Imana bihuye no kubyina? Musanze gukorera Imana no kubyina? Ubahisha Uwiteka umutima wawe, aka kantu ndashaka ko tugatahana, tukarepete, tugasubiremo. Ubahisha Uwiteka umutima, ubwenge bwawe
n'ubugingo bwawe utahana utu tuntu dutatu uzagenda ubwira umutima wawe, ubwira umutima wanjye mu iteraniro ry'urubyiruko gukorera Imana kuko nabigize ibyanjye. Imana yansabye ibintu bitatu: kubahisha, gukundisha Uwiteka umutima wanjye wose, ubugingo bwanjye bwose, n'ubwenge bwanjye bwose. Iherezo ryanyu rizaba ryiza, Mwuka Wera nabashoboza kubikora, kandi ibyo nabibifurije nanjye ntiretse, nanjye Imana ibishoboze mu izina rya Yesu. Ngaho muhaguruke dusenge. Kumenya Umukiza bimbereye umugisha mwinshi ntabona uko nasobanura, urukundo rwe ndarwumvise nungeze ku mutima, ndumva imbaraga nyansosibora, mubwira ashira amanga, umwami ni mwiza pe, aruhuka umutima, mubwire ye gutinya, umwami ni mwiza pe, aruhuka umutima. Yamene yamanasaba nyabyaha, yaje gukiza batakwikiza, yaje guharura abahetamishijwe, amara inyota baguye urumba, amaraso ya Yesu ntazigera ashira imbaraga, 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 amaraso ya Yesu, amaraso ya Yesu ntazigera ashira imbaraga. Haleluya! Umwanzi ntaguhende ngakubwire ngo ibyaha wakoze ni byinshi, Imana ntiyakubabarira. Ushobora kuba warangiritse mu marangamutima, Satani akakubwira ngo nukora ibyaha nibwo uzagubwa neza, niwishimisha nk'umujene nibwo uzagubwa neza, nusambana ukaba mu buzima bw'ubusambanyi nibwo uzabona amahoro. Hari n'ukuntu Satani akubwira ngo nutabaho gutya ntago uzabaho, nta yandi mahirwe ufite, ariko ndagutangariza ngo Imana muri yo haracyarimo amahirwe yawe, muri Kristo haracyarimo amahirwe yawe, haracyarimo ubuzima. Wizere Yesu, niwigirire nabi mukobwa mwiza, niwigirire nabi musore, ntujye mu bigare by'abasambanyi n'abatinganyi, ntujye mu bigare by'abajya mu bavumu n'abarozi. Izere Yesu, muri Yesu haracyarimo amahirwe yawe. haracyari ibyiringiro
ndaguhamanya nijoro uko hakiri amahirwe. Ntuzongere gukora icyaha, muri Yesu haracyari amahirwe. Imana ikubikiye ubuzima bwiza, Imana ikubikiye urugo rwiza, mukobwa mwiza, Imana ikubikiye urugo rwiza, aho uzabyara ugakikira ukitwa mama w'abana. Ntiwigirire nabi, haracyari kare. Ntiwigirire nabi, muri Yesu haracyari mu buzima. Musore uzitwa papa w'abana uretse kwigirira nabi, kandi ibyo nibitanaba Imana yabitse ubugingo muri Kristo Yesu. Muri iri teraniro hari umuntu wangiritse mu marangamutima, umwanzi akamushuka akamukoresha ibyaha, amwereka ko ariyo mahirwe afite. Azamura ikiganza tumusengere. Mu maraso ya Yesu haracyarimo imbaraga zikiza, haracyarimo imbaraga zibohora kandi zikiza umutima, zigakiza umubiri, zikiza amarangamutima. Uburyo wabayeho bubabaje, amaraso ya Yesu yakomora ibikomere byose by'ibyaha wanyuzemo. Uyu munsi ugatahana ihumure. Harimo umuntu ushaka kwakira imbabazi z'Imana, yazamura ikiganza tukamufasha gusenga. Imana ibahe umugisha. Bose ndabyemera warakomeretse bituma umwanzi agushuka, ariko mu maraso ya Yesu haracyarimo imbaraga zikiza. Ushobora kuba waragiye uvuga ngo ndashaka gukira. Hari n'ukuntu abantu bakora ibyaha ariho bategereje ibyishimo by'ubuzima. Gasanga umuntu yahisemo kuba umusambanyi kuko ariho yumva hari ibyishimo by'ubuzima. Umuntu agahitamo kunywa inzoga no kugenda mu bigurupe by'abakora ibyaha bikomeye. Ariko Yesu muri we haracyarimo amahirwe, haracyari ikibanza cyawe. Umuntu wari wazamuye ikiganza agerageza atera intambwe ansange hano. Nukuri haracyari ubuzima muri Kristo. Nuko ngihamagara imbabazi ziwe ziritaba, haragira icyo mvuga ziramobera, ziti ngwino usange mutima ndakubabariye, ziti ngwino usange mutima ndakubabariye. Ndashaka kukubwira ko amahirwe yawe atarashira. Haragira icyo mvuga ziramobera, ziti ngwino usange mutima usange mutima ndakubabariye. Nuko imbabazi ziwe ziritaba, haragira icyo mvuga ziramobera, ziti ngwino usange mutima reka dusengere bene data biyumvisemo ko bakwiriye imbabazi z'Imana, kandi Yesu afite ubushobozi bwo kubomora ibikomere byose by'umubiri, umutima no mu marangamutima. Yesu arabishoboye. Hanyuma mwunamuke mbasengere. Muri abakobwa beza, muhisemo neza, kandi Yesu azabomora rwose. Kandi ndabasabira imbaraga za none n'izigihe kizaza kugira ngo muneshe, mubeho mu isi yo kunesha, muneshe, kandi muri Yesu muzabishobora. Mana, mu izina rya Yesu turagushimiye ko waremesheje ijambo ryawe ibyo tubona byose ndetse n'ibyo tutabona. Bene data barapfukamye imbere yawe kuko bababajwe cyane nuko umwanzi yabakomerekeje ibikomere by'umutima, agera no mu bugingo arahakomeretsa, ndetse no ku mibiri bagendana ibikomere. Abarira amarira menshi, ababayeho mu buzima bubi kubera ko umwanzi yabakomerekeje, abashyira kuri imbabazi z'Imana, abereka ko nubwo Imana ari Imana y'imbabazi ariko bo itabababarira. Ndabasengeye ngo uyu munsi biyumvemo imbabazi, imbabazi zibahobere, bakira imbabazi muri Kristo. Uhereye none Imana ibomore
ibomora ibikomere byo mu mutima, ibomora ibikomere by'umubiri, kandi bakize n'ingaruka zabyo. Mu izina rya Yesu ndabasengeye ngo uhereye none bumva amahoro yo mu gakiza, uhereye none banezezwe na Kristo, umwuka wera ababera ibihumuriza, kandi abaha ibibakomeza muri uru rugendo rujya mu ijuru, ntibakongere gusitara, kandi nibanananirwa nk'abandi bose Imana ijye ibahagurutsa. Haleluya. Urakoze kubyumvise, kandi intambwe bateye kukwakira no kwemera ko ari abanyantege nkeya, Kristo ubashoboze cyane. Turagushimiye ko ubikoze, tugukomeye amashyi iteraniro ryose, icyubahiro n'ikibi cyawe mu izina rya Yesu, amen. Muri mwe harimo umuntu ushaka kwakira Yesu umwami n'umukiza utarakizwa ngo abatizwe umubatizo w'amazi menshi, azamura ikiganza turebe. Umuntu ushaka kwakira Yesu akabatizwa agatera intambwe, ndabona mwese. Okay, muzabafasha, ndabona baracyari abantu. Imana ibahe umugisha. Hanyuma ndashaka ko twese duhaguruka tugasenga. Imana ishimwe cyane. Muririmbyi yaravuze ngo mu gihe hagize icyaza kikanesha inzira yawe, uzaza uca uwo mugozi, uzabumboshya umutima, ngo nezezwa no kubohorwa nkabona uko ngukorera. Turashaka ko Yesu azajya tubohora tukamukorera twese, amen. Hari ukuntu umuntu aba mu rusengero akumva yafashe icyemezo cyiza cyo gukomeza gukiranuka, ariko twagera kuri tere hahandi Imana ishaka icyubahiro, ugasanga umwanzi yaduteza imitego myinshi, ariko tugiye gusaba imbaraga za none n'izigihe kizaza, amen. Imvura iracyagwa muri ya mihana, izuba riracyarasa, ariko ibihe ntibikakumare imbaraga z'umutima, kuko ubwami bw'Imana bwegereje. Mwitegure mumese ibishura byawe, ibihe bizashika, abami bahinduke, abantu benshi bazibagirwa byashakwe by'ifatiro sisi. Mwibutse abasigaye begereye ya ntebe, bitwaje intwaro zose z'ukuri, tuzamuke wa musozi wera. Ndashaka ko iri sengesho turisenga abajene, abakobwa n'abasore, twese dupfukamye, nanjye ndimo, kubera ko dukeneye imbaraga z'igihe kizaza nyinshi. Turi mu isi ya tekinoloji irimo ibyaha byinshi byinshi, turi mu isi ifite ibyaha byinshi, bigusanga online kuri mega zawe wiguriye kuri internet, udafite umwuka wera wajya ukirika aho utagomba gukirika. Isi yuzuye Satani, afite tekinoloji iteye ubwoba, ku buryo ashobora kukwereka ko nukora ibyaha ari guzabaho neza, kandi ibintu by'Imana bigenda buhoro ntibyiruka, ariko ibya Satani biruruka kandi biza bishashagirana, ariko ntibimara igihe. Dusabe Yesu imbaraga z'igihe kizaza, izo ba Danieli bagize natwe iziduhe, izo ba Saduraka bagize natwe iziduhe, izo ba Esteri bari bafite natwe iziduhe, ibidushoboze rwose. Mukobwa mwiza, Imana iguha imbaraga nk'izo Esteri yari afite. Musore, Imana iguha imbaraga nk'izo Yosefu yari afite. Imana ibaha umugisha Mana mu izina rya Yesu. Dupfukamishije amavi y'imibiri yacu, turapfukamye ngo turinde imbaraga zose zo muri iki kinyejana gikomeye, ikinyejana kirimo ubusambanyi bukomeye, ikinyejana kirimo ibyaha bibi bikomeye, nubwo na kera byabagaho, ariko ni igihe cy'ubugoryi, ni igihe gikomeye cyane, aho tubona abana b'abahungu, aho tubona abana b'abakobwa barwana intambara nyinshi. Ikinyejana cyacu kiragoye, nubwo umwanzi yahozeho kera kandi ari we se w'ibibi byose, ariko mu gihe cyacu duhereza imbaraga, tuguhesha icyubahiro. Abakobwa baguhesha icyubahiro, abasore baguhesha icyubahiro, ndetse n'ababyeyi twateranye muri iri teraniro baguhesha icyubahiro. Haleluya, haleluya, haleluya. Mu bukumi bwacu tuguhesha icyubahiro, mu busore bwacu tuguhereza icyubahiro. Imana ntigakorwe n'isoni zo kwitwa Imana yacu.
ahubwo Imana igihabwa icyubahiro ku bwacu. Duciye bugufi Yesu, dutabarisha imbaraga zawe, kuko tuzi neza ko nawe wabaye umujene ariko wavuye mu isi nta byaha ukoze. Tugusabye imbaraga izari muri wowe, turazigusabye. Dusabye inkunga ivuye mu ijuru, kandi dusenyeye n'ibindi byifuzo byose biri mu mitima yacu. Hari abatarabona amaminerivare kandi ejo ni ishuri, hari abatarabona inzira z'ubuzima. Turasenze nk'Imana ya Isiraheli ica inzira. Ibyifuzo biri mu mitima yacu, Umwuka Wera abijyana imbere y'Imana, kandi Imana igire icyo ikora. Tuzagushima Mana, tuzagushima. Dusengeye abajene bari gutegura ubukwe ngo ubagirire neza. Imana izabaho kugira ibirori byiza bituma Imana yubahwa. Dusengeye n'abandi babifite mu mitima bashaka gutangiza iyo mishinga y'ubukwe. Turabasengeye ngo Imana ishyigikire amahitamo yabo mu izina rya Yesu. Icyubahiro cy'Imana kibe mubera, kandi abayikunda bose bayibone, kandi Imana itwiyereke ikora ibitangaza. Imfubyi ziri muri iri teraniro uzigirire neza. Waravuze ngo ndi se w'imfubyi kandi nkaba umucamanza w'abapfakazi. Ugirire neza iri teraniro, kandi mu minota mike dusigaranye turi mu nzu yawe dukomeze twakire ihumure rivuye mu ijambo ryawe. Tugukomeye amashyi menshi tugushimira. Urakoze kuri ukubahwa mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Komera Imana amashyi. Haleluya. Nari mvuze ngo dukomere Imana amashyi kubwo ijambo ryayo. Joseline ndabizi ari kwihuta, ariko hari irindi sengesho rimwe nifuza ko wadusengera. Twagize umugisha turi kumwe n'umuganga. Murabizi yuko hari umukozi w'Imana ukorera Imana no mu bitaro, sibyo? Ndabeshye. Yego. Gukorera Imana babisobanuye ko atari ukuza guhagaranga gutya gusa. Ngaka ni agace gato, namwe mwabyumvise ngo ni agace gato cyane. Rimwe ngo Yesu yigeze kubwiriza abantu, ngabonye isaha zo kurya zigeze, ndashimira Kristo kazi yuko abantu n'urugo basonza. Ngabonye isaha zigeze ngaravuga ngo muzane ibyo kubagaburira. Ngo barabangu baravuga ati nyamara ntabyo, ngo kuko ngo hari utuntu dukeya cyane. Avuga ati mwebwe ntacyo mwicaza abantu. Kristo azireze ukuntu gahunda ikurikirana. Avuga ati mubicaze, burya akantu ko kwicara no mu ijoro akazi. Naho amaze kuvuga ngo nimwicare, ngo arabagaburira. Ngo amaze kubagaburira, ngo nk'umunsi w'ejo ngo bagaruka kongera kumushaka, ngo basanga yaciyeho yigindiye mu zindi nzira. Ngo none ngo babishyiraho umuhate cyane ngo bajya kumushaka hirya no hino. Garabwira ngo ntabwo muzanywe n'ubutumwa bwiza, ngo ahubwo muzanywe n'ibyo kurya ejo mwariye. Ngo niko yabasubije. Ngo none bavuga ati none ntacyo twigisha, ni gute twazakorera Imana bitari ibyo. Arababwira muri Yohana, avuga ngo umurimo w'Imana n'umwe. Baravuze ngo dukore iki kugira dukore imirimo y'Imana? Arabasubiza ngo umurimo w'Imana ni ukwizera uwo yatumwe. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Noneho mu kumwizera nimwo duherwa indi mirimo yose dukora ngaha. Ube perezida wa korali, umuririmbyi w'agatangaza, umubwiza ubutumwa, ubiki. Ibyo tubihabwa iyo twamaze kubona icyo ngicyo gikomeye. Dukomere Imana bashya. Haleluya. Niyo mpamvu iyo ukuye kwizera kuwiteka ukagushyira ku byo mu isi bikagukoresha ibyaha, nyine uba watakaje. Kandi ukuntu Paul yavuze ngo mureke dukura amaso bitagaragara. Ngo mureke dukura amaso bigaragara biranga, ngo duhanga amaso bitagaragara, ngo kuko bigaragara nibyo bishyiraho kuko bitagaragara nibyo bishyiraho ibigaragara none tubona. Yesu ashimwe cyane. Nari mvuze ngo ni umuganga mperutse kurwara umutwe, numva uranzengereje cyane. Uranzengereza ukagifata hose icyarimwe. Ndakubwiye ngo hose impande zose. Noneho mbaza umuntu umwe ndamubwira se ko numva ameze nabi nkora iki? Avuga ngo penikira. Avuze penikira numva ni ibintu birwanya uburibwe, birwanya ububabare, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ndavuga ntacyo, ariko nkomeje kubinywa nkomeza kumererwa nabi cyane. Arambwira ngo buriya ngiyo umuntu arwaye umutwe, ngo ntago ari umutwe gusa bafite, ngo afite ikindi kintu kibitera. Turi kumwe n'umuganga, ibyo bintu nibyo? Yego nibyo. Umutwe ushobora kuba ari ikimenyetso cy'indwara ikwihishemo imbere. Yego. Kimwe n'umuriro nawo ntabwo ari indwara, ni ikimenyetso. Dr. bisobanuye neza cyane ko kuba ufite indwara, kuba ufite umutwe, ntabwo umutwe ari indwara, ahubwo ni ikimenyetso cy'ibindi bintu birimo. Nari mbivugiye iki? Hari ubwo usanga
muri ubuzima tubayemo, tubaye mu buzima bwo gukora ibyaha atari ukubera yuko dukunze n'ibyaha, ahubwo bifite ahandi hantu bikomoka. Mu bintu bitandatu agakiza turi mu isangaha, agakiza ibintu bitandatu, ariko ndababwira nk'icya gatanu cyitwa ibintu byitwa karande n'indwara zatumugaje. Hari ubwo usanga abantu baba mu buzima bw'ibyaha atari ukubera yuko bakunze ibyaha, ahubwo bajya kwisanga. Paul yaravuze ngo ngambira gukora ibyiza, ibi bikansanga imbere. Josene ntiyadufasha akaza kongera akadusengera, none tugasengera karande z'iwacu. Agakiza, iyo umuntu, hari ibyaha abanyarwanda bagiye bakora kera, birimo kwica, birimo guterekera, birimo kujya mu bapfumu n'ibiki, kandi abahanga mu bya teoloji bavuga ko ibyo byaha bimara ibisekuru bitandatu mu muryango. Uze kuza kubara urasanga utaragera no mu gisekuru cya kangahe, bisobanura ngo nawe uri umukandida wo kuri ibyo byaha. Hari n'ubwo ubyisangamo atari impamvu z'uko utakijijwe, ahubwo ari ukubera ibyo bintu. Ariko Joseline, kuko agakiza byose Bibiliya ivuga ngo iki? Iravuga ngo kuko iyo umuntu abaye icyaremwe gishya ari muri Kristo Yesu, ngo abahindutse icyaremwe gishya, ngo ibya kera byose biba bishize. Dr. tumaze kubona yuko umutwe atari indwara, ntitwakwinginga tubonye aho bikomoka, urabivuga he? Yes. Turagira ngo dusengere twebwe ubwacu mw'imbere, umuntu wacu w'imbere, kugira ngo abe muzima, kuko ibyo kuba mu byaha ni ikimenyetso cy'uko uwawe mw'imbere atari muzima. Haleluya. Ibyo tubona inyuma ni umusaruro, ni result y'ibyo birimo imbere. Ijambo ry'Imana mu Migani 4:23 yaravuze ngo urinde umutima wawe kurusha ibindi byose birindwa, kuko ariho iby'ubugingo bikomoka. Haleluya. State uko mw'imbere tumeze, ariko n'abaje bumva n'icyongereza cyase ibirimo imbere yacu nibyo bitunguka inyuma. N'umunyarwanda yaravuze ngo akari ku mutima gasesekara ku munwa. So ntabwo ikibazo ari byo tubona inyuma, ntabwo ari ubuzima tubayeho, ntabwo ari ibyaha dukora, ahubwo ese mw'imbere hacu hameze gute? Eric yavuze ngo turasengera karande n'ibiki, ariko dusengere no mw'imbere hacu kugira ngo habe hazima. Murakoze. Reka Joseline adufashe ataragenda, n'ubwo wenda kugenda duhaguruke, niba ntacyo bidutwaye ku maguru yacu tubihamishe guhaguruka, dusenge. Urebe mu gisekuru cy'iwanyu, hari ubwo usanga ufite akaboko kagize, noneho ukajya ufata ibintu by'abandi wenda witwaje ngo urabyitije, ariko ntubigarure, atari impamvu z'uko ufite n'umutima mubi, ahubwo ibyo bintu bifite ahantu bikomoka ugasanga bibamo. Namwe si mubizi? Reka dufashe gusenga mu izina rya Yesu. Reka tubwire Yesu ngo amaraso yawe yivange n'ayacu. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Amen. Amaraso ya Yesu niyo ajya muri domene zose z'ubuzima agahindura ubuzima. Ni nayo ya ndirimbo naririmbye. Nta kindi kintu cyagushoboza muri we hatarimo amaraso ya Yesu, kandi bisaba kubyizera. Ni ukwinjira mu isi yo kwizera, ukabyakira, ukabishyikira. Kuvuga ngo ubwo sogokuru yari umupfumu, njye ntago nzaraguza. Uwo ni umwuka ugukurikirana. Niba barakubyaye bavuye mu bapfumu, uwo mwuka ukugendaho. Ariko iyo wizeye Kristo ugira igisekuru gishya. Ushobora kuvuka mu muryango w'abasambanyi cyane, wenda nawe waravutse muri ubwo buryo. Dufite abantu bavutse muri ubwo buryo, bavuka wenda ari abana bavutse mu buryo butateganyijwe. Ukaba ufite ibikomere wenda by'uko mama wawe yashatse no gukuramo inda yawe, ukaba ubizi ko ababyeyi akenshi baratuganiriza, ukagenda n'ibyo bikomere. Dufite abana benshi banga ababyeyi babo kubera bazi uko byagenze gutyo. Dufite n'abandi bajene benshi bafite ibikomere byinshi, ariko iyo uri muri Kristo utandukana n'amaraso mabi, ugahinduka umwana w'Imana. Iyo bitabaye ibyo uhora uri imbata y'iby'iwanyu, niho byitwa karande. Iwanyu iyo bibaga nawe uriba, ushobora no kwiba amaturo hano ugakoramo mu giseke, kandi uba mu rusengero wabyara n'umwana wiwe cyane rwose ko ni amaraso. Ariko ibyo byose amaraso ya Yesu abyinjiramo, umuntu nagahindurirwa igisekuru, akaba icyaremwe gishya. Wowe wavutse mu bajura, mu basambanyi, mu barozi n'abashikisha n'abaki bose, ukisanga uri umwana w'Imana utazi n'aho abarozi baba, utazi n'uko ubujura babukora, kubera wahinduriwe igisekuru. Reka dusenge. Mana mu izina rya Yesu. Haleluya. Ubwira Aburahamu ngo nave muri Uriya Bakarudaya, wari umutandukanije n'amaraso ya Tera. Mana ishimwe. Uramujyana uwo munsi ahita yitwa umwe mu bantu bazabyara bizera. Haleluya. Kubera ko yarakwizeye, unyuzamo umukasi umutandukanya n'amateka. Nanjye niko byangendekeye Yesu. Turasenze mu izina rya hari ibintu nzi byabaga iwacu, hari ibintu nzi byabaga mu miryango y'iwacu, ariko imbaraga z'Imana zaramfashe zirankomeza. Haleluya, haleluya.
izo mbaraga Imana izitange muri iri teraniro. imyuka mibi yose mu izina Abantu rya bavutse Yesu. mu miryango isambana ntibagasambane, abavutse mu miryango iroga ntibazaroge, abavutse mu miryango irwara ntibazarware, abavutse mu miryango iraguza ntibazaraguze. Tubatandukanyije n'imbaraga z'umwijima mu izina rya Yesu Kristo. Abavukiye mu bikomere, abavukiye mu buzima bushaririye, babasanezezwe n'Imana. Haleluya. Yabesi amaze kumenya uburyo yavutsemo, yitandukanije na karande, abwira Uwiteka, arabwira Uwiteka we umpa umugisha, undinde umubabaro, kamanyagurira imbago muri iri teraniro. Turasenze nk'abantu bawe ubatandukanye n'ibisekuru bibi uyu munsi bajya mu gisekuru cyo kwitwa abana b'Imana, kandi bakira izina rishya. Haleluya, bakira izina rishya, baneshe, batsinde, bitwa bane